ati Kisekedi bizarangira intwaro nyinshi cyane M23 izegukanye kuko aragura umunsi kuwundi ariko wagira ngo abagurira M23 ariko nibyo Kisekedi n'umutera nkungu ukomeye cyane wa M23 reka zengere ku buryo n'umutera nkungu ukomeye byose byafatiwe muri Goma ariko ibaza ahantu Kisekedi yaguze Sukhoi muri Sukhoi yaguze zimwe zafatiwe ku kibuga cy'indege cya Goma Sukhoi indege y'intambara n'indege z'intambara na helicopter z'intambara zigafatwa n'ubu rero zikomeje gufatwa na hariya za .0 zarafashwe n'ahandi ukabona ko abarwanyi bafite intwaro nyinshi kandi zikomeye bambuye igisirikare cya Kongo n'abarundi ni Kisekedi rero wagiye uzigura azikazigura igisirikare cya Kongo ariko bikarangira ziguye mu maboko y'aba barwanyi kandi ni nyinshi cyane ariko ibaza ahantu ugira ufata na helicopter z'intambara ugafata na Sukhoi ukayifata FARDC yayitaye rwose ku kibuga cy'indege cya Goma barayitaye baba bafite byinshi wa mugani se intwaro ko zitazamushira ibi ngibi rero nibyo leti Wiringoma leti na Colonel Wiringoma nyakwigendera Imana imuhire uko ridashira nibyo yavugaga ati nyamara muratubaza aho dukura intwaro kandi twebwe umutera nkunga mukuru dufite ni Kisekedi n'ama company cyangwa se ibihugu bikomeye gucukura amabuye y'agaciro bigenda turaza ducukure tuyajyane ariko namwe hari ibyo tubagomba usibye ko muri Kongo bo ni nko kubasahura tu kuko ugiye kureba nk'abashinwa bavuze ko bazajya bubaka ibikorwa remezo bakajyana amabuye y'agaciro ariko si ibikorwa remezo muri Kongo urabibona he byubakwa bisasa ni bike ni hafi ya ntabyo ngo twavuga ko abashinwa aribo baprofitira cyane muri iyo kontra ari nabyo bintu abantu bavuga bati igihugu gifite umutungo kamere nk'uyu urebye imihanda ukareba ariko kugira bigende gutyo wowe uri umutegetsi w'igihugu ujye guha umushinwa kontra ariko umushinwa ari uyungukiramo nuko nawe mwabyumvikanyeho nawe uzajya ubyungukiramo nk'umutegetsi ariko umuturage ntabyungukiramo niko rero n'abanyamerika bagiye kuza muri Kongo ntabwo umunyekongo azabyungukiramo ariko mu masezerano basinyana ko buri impande zizabyungukiramo Alliance Fleuve Congo igenzura Rubaya abanyamerika bashobora kujya baza bagacukura wenda bakagira na bice basiga muri ayo matwara agenzurwa n'uwo mutwe ariko mpamya ko still abanyamerika nibo babyungukamo cyane ariko ntago rero 23 yakora ikosa ngo mwebwe abanyamerika ngo mwasinyanye na Kisekedi amasezerano ngo ubwo mujye gucukura mu bice Kisekedi agenzura ngo twe mujye tugenzura turabangiye waba uri kurema icyo bita umurivare waba uri kwiremera umwanzi kandi umwanzi usa nk'ahayoboye isi uwo mwanzi wazamukira byagorana kuko nabo barabizi icyo muri Goma 2012 Alliance Fleuve Congo yahavuye kubera iki 2012 yahavuye kubera iki nukubura imbaraga za gisirikare ntago ari abanyamerika bashyizeho igitutu ubusaga kanya abibyibagiwe n'ubu rero bazakorana rwose nta kibazo inyungu z'abanyamerika zisigasirwe muri biriya bice ariko nabo bavugura ikinyarwanda nabo babyungukiremo bazabona uburenganzira bwabo ni win imizigo yari igenewe ako karere ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko abandi nabonye batavuga nk'ibi bavuga batari ko se ahubwo ko badashyiramo ko ishobora kuba ari itwaye ibikoresho bya gisirikare ariko se nkibaza Beni yabibitwaye se aho kugira ngo bayakoreshe ibyo bikorwa bakayashira mu mifuko ndetse Gongwa urahazi ni Gongwa yego nayo ndabona yabayitombi Gongwa nanye nabonye yabayitombe ubwo no kuvuga ngo umujyi wa Uvira uhuye n'akaga kuko bari kugaragaza ko ngo ino Gongwa iri hejuru ya Uvira kandebe Gongwa agira ngo iri muri plateau ya Uvira nabibonye ariko sindabibonaho amakuru yuzuye kuko urumva ayo makuru asohotse twicaye muri studio ariko byagaragaraga ko kare gace ka Gongwa kagombaga gufatwa kuko barwanyi ba M23 na twirwano bagaragaraga muri iyo misozi bigatera n'ubwo abaturage bari mu ivyo bice kuko umuntu agushizeho amabwiriza ngo guma muri saro ntuzagere mu byumba ibyo n'urumva bimakinga sense ikiriho kuri Uvira na Plaine habayeho gusubira inyuma kugira ngo hagire ibibazo bibanza gukemuka hariho n'ikibazo cy'u Burundi ariko igihe nikigera Uvira izongera ifatwe inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya byo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka
hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Nicyo kintu no muntu ahise terega ati Kisekedi bizarangira intwaro nuko ati Kisekedi bizarangira intwaro nyinshi cyane M23 izegukanye kuko aragura umunsi kuwundi ariko wagira ngo abagurira M23. Ariko nibyo Kisekedi n'umutera nkungu ukomeye cyane wa M23, ariko ze no kuburyo ari umutera nkungu ukomeye. Ibitwaro yaguze ngo byo kurinda umujyi wa Goma no kugira batsinde M bayisubize Bunagana na Rutsuru, aho ni muri Nord Kivu, byose byafatiwe muri Goma. Ariko ibaza ahantu Kisekedi yaguze Sukhoi, muri Sukhoi yaguze zimwe zafatiwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Sukhoi indege y'intambara, abarwanyi ba M barayifite, amakuru avuga ko bari no ngo bari kuyikora bayitegura kugira ngo bazayikoresha. Bahafatira helicopters z'intambara, bahafatira ibifaru, bahafatira intwaro zikomeye cyane zirasa mu ntera ndende, intoya zo zari nyinshi cyane. Izo ntwaro zose rero Kisekedi yaguze ngo barinde Nord Kivu barinde na Goma, zose M yarazifashe hafi ya zose. Twazibonye uburyo zakusanyijwe, ibimenyetso ntibihari, Goma igifatwa n'indege z'intambara na helicopter z'intambara zigafatwa. N'ubu rero zikomeje gufatwa na hariya za point zero zarafashwe n'ahandi. Ukabona ko abarwanyi bafite intwaro nyinshi kandi zikomeye, bambuye igisirikare cya Kongo n'abarundi. Ni Kisekedi rero wagiye uzigura, azikazigura igisirikare cya Kongo, ariko bikarangira ziguye mu maboko y'aba barwanyi kandi ni nyinshi cyane. Ariko ibaza ahantu ugira ufatana helicopter z'intambara ugafata na Sukhoi ukayifata. FARDC yayitaye rwose ku kibuga cy'indege cya Goma barayitaye. Baba bafite byinshi wa mugani se intwaro ko zitazamushira. Ibi ngibi rero nibyo leti Wiringoma, leti na Colonel Wiringoma nyakwigendera, Imana imuhiruko ridashira, nibyo yavugaga ati nyamara muratubaza aho dukura intwaro kandi twebwe umutera nkunga mukuru dufite ni Kisekedi. Niwe utugurira. Ndetse icyo kintu reka nyikomozeho nibyo njya mbona ari byo bantu benshi bakunda kwibasira bati none si zinyeshyamba zaba zifite intwaro zikuye hehe muri iyi minsi ngo zigize zirwanye ngo zitarama n'imyaka 10. Ariko nanone ukibuka ko wamugani uko bambuye ibirindiro aba barwanyi bandi ubwo ni coalition, wibuka ko baba bicaye se basa abasirikare niba bafite intwaro. Tunafate usibye ngo ngize intwaro baba bazikuye, abantu bajya birengagiza ko iyi ntambara imaze imyaka 5. Inyeshyamba zimaze imyaka 5 zarafashe ibice bikungahe ku mabuye y'agaciro, Nord Kivu, Sud Kivu, umva ko zabura intwaro. Imyaka 5 y'intambara M23 twirwanaho bafite ibice biruta u Rwanda n'u Burundi, ibyo bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro n'umutungo kamere. Ubwo urumva ko babura intwaro gute? Igisubizo ubwo si ntibahaye cyane. Ndetse nabonye ariko inyinshi bagitangira bazambuye FARDC, n'izindi bakomeza kuzambura FARDC. Nakubwiye ko Sukhoi yafashwe, helicopter z'intambara, ibifaru byafashwe. Ubwo se urumva za AK47 zingana iki? Ni nyinshi cyane. Nabonye n'abaturage ba Rubaya warabibonye bisize insenda ba magana Trump ngo ukomeza gutwara ngo umutungo wabo
urazawutwara ariko uriya mutungo wa Rubaya Trump wazawutwara rwose cyane rwose bavuga bati kuko Tshisekedi yamaze gusinya yahawe ruswa y'ibirombe ariko noneho ushobora kuvuga ati Tshisekedi yasinye na Amerika ariko se Amerika wenda yagira ubugenzuzi cyangwa se yagira uburenganzira bwo kugenzura cyangwa se bwo gucukura mu bice bigenzurwa na leta gusa oya kuva Amerika yarasinyira amasezerano na Tshisekedi ku mabuye y'agaciro na Rubaya izahagera kandi ikindi nakubwira ko usibye Tshisekedi na Alliance Fleuve Congo ntago yakwishira muri diwe yo kwiteranya na Amerika ngo ibangamire inyungu z'abanyamerika ntago iryo kosa yarikora yego Rubaya rero abanyamerika rwose buriya baranayitsindiye ahubwo umutungo kamere wa Kongo abanyamerika barawutsindiye ubwo ugiye kujya ucukurwa mu nyungu za Amerika abanyekongo bo basigare bararamye iri ni ikosa rero ry'abategetsi ba Kongo nakubwiye ngo umutungo kamere wa Kongo usahurwa n'abategetsi ba Kongo kuva kuri Mobutu kugera kuri Tshisekedi bafatanyije na bampatsi ibihugu kuko bo hari icya 10 babona ibindi bikigira muri bampatsi ibihugu abaturage b'abanyekongo bagasigara bararamye sibyo yego ariko nanone wibuke ko uyu munsi Rubaya ifitwe na M23 irayifite ariko ibintu abantu bavuga batese mutekeza ko ari amabuye ajyashye none se M23 sinakubwiye ko idashobora gukora ikosa ryo kubangamira inyungu za Amerika ntabwo ishobora kurikora kuko ishatse kubangamira inyungu za Amerika nayo yayibangamira kandi kubangamirwa na Amerika ni wowe ubihomberamo cyane nk'umutwe w'inyeshyamba sibyo kuko Amerika twabonye ko ihangana n'ibihugu nk'Uburusiya igateza intambara abarusiya ikoresheje Ukraine Uburusiya nubwo rwose hari ibice bwafashe muri Donbass ariko nabwo bugowe n'intambara ya Ukraine kuko intambara umazemo imyaka 5 ingahe uko ukomeza kuyirwana nubwo Uburusiya bukomeye hari uburyo ushobora gucika intege Amerika turabona uburyo itera za Iran igahangana n'abashinwa muri Iran n'ahandi turabona uburyo rwose yagiye muri za Venezuela ikabangamira President Maduro tuzi intambara nyinshi cyane ziba mu bihugu by'Abarabu hari muri za Palestine muri za Libani intambara ziba muri Afrika abanyamerika bazigiramo uruhare iyo ushatse kubabangamira baguteza ibibazo kuko bafite ubushobozi bw'igisirikare bafite amafaranga politike y'isi nibo basa nkaho bayigenzura nubwo babonye abandi wenda babacarenginga nk'abashinwa n'abarusiya ariko abanyamerika baracyafite ijambo kuko baremye ikintu kimeze nk'ishira hamwe kibashigikira ari bo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyangwa se ugasanga noneho bafite abantu babashigikiye benshi muri iyo politiki ntabwo Alliance Fleuve Congo rero yakora ikosa ryo kubangamira inyungu z'abanyamerika muri Rubaya ahubwo bashobora gukorana mu buryo wenda Alliance Fleuve Congo nayo kuko igenzura biriya bice izajya ibona inyungu iturutse muri ubwo bucukuzi ariko n'abanyamerika bakabona izabo siko se ubundi n'ibihugu bigirana kontara n'amakampani cyangwa se ibihugu bikomeye gucukura amabuye y'agaciro bigenda turaza ducukure tuyajyane ariko namwe hari ibyo tubagomba usibye ko muri Kongo bo ni nko kubasahura kuko ugiye kureba nk'abashinwa bavuze ko bazajya bubaka ibikorwa remezo bakajyana amabuye y'agaciro ariko si ibikorwa remezo muri Kongo urabibona he byubakwa bisasa ni bike ni hafi ya ntabyo ngo twavuga ko abashinwa aribo baprofitira cyane muri iyo kontra ari nabyo bintu abantu bavuga bati igihugu gifite umutungo kamere nk'uyu urebye imihanda ukareba ariko kugira bigende gutyo wowe uri umutegetsi w'igihugu ujye guha umushinwa kontra ariko umushinwa ari uyungukiramo nuko nawe mwabyumvikanyeho nawe uzajya ubyungukiramo nk'umutegetsi ariko umuturage ntabyungukiramo niko rero n'abanyamerika bagiye kuza muri Kongo ntabwo umunyekongo azabyungukiramo ariko mu masezerano basinyana ko buri impande zizabyungukiramo Alliance Fleuve Congo igenzura Rubaya abanyamerika bashobora kujya baza bagacukura wenda bakagira na bice basiga muri ayo matwara agenzurwa n'uwo mutwe ariko mpamya ko still abanyamerika nibo babyungukamo cyane ariko Alliance Fleuve Congo ishobora kubemerera rwose bagacukura kugira nayo ibona amahoro none yibonera amahoro n'intego zayo zo kubohora biriya bice zikomeze Amerika itazibangamira zigezemo hagati uri kubyumva impamvu ntabibaha niba bibaha nibyo abantu banavuze bati M23 nayo nicanga ikarita nayo igiba Amerika erega isi turi mu isi y'inyungu yego kandi Amerika ikeneye ntago ikeneye amahoro ikeneye M23 kandi intambara muri Kongo ikintu ugomba kumenya nubwo hari uburenganzira bw'abafite ururimi bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko hari n'izindi ntambara ziri muri Kongo zishingiye ku bukungu bwa Kongo ntago rero 23 yakora ikosa ngo mwebwe abanyamerika ngo mwasinyanye na Tshisekedi amasezerano ngo ubwo mujye gucukura mu bice Tshisekedi agenzura ngo twe mujye tugenzura turabangiye waba uri kurema icyo bita umurivare waba uri kwiremera umwanzi kandi umwanzi usa nk'ahayoboye isi uwo mwanzi wazamukira byagorana kuko nabo barabizi icyo muri Goma 2012 Alliance Fleuve Congo yahavuye kubera iki 2013 yahavuye kubera iki nuko buri imbaraga za gisirikare ntago ari abanyamerika bashyizeho igitutu
ubusaga kanya yabibyibagiwe. N'ubu rero bazakorana rwose nta kibazo, inyungu z'abanyamerika zisigasirwe muri biriya bice, ariko nabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo babyungukiremo, bazabona uburenganzira bwabo. Ni win-win. kandi koko niko bigenda kuko Tshisekedi arabahereza ari nabyo yirwabwa ati nanjye muzigarura Tshisekedi nayo mpamvu abahereza nukugira azagume ku butegetsi. Yego. Ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo bashobora kuvuga ati ntacyo Amerika nawe bacukure ntacyo n'ubundi wari usanzwe ucukura, ariko natwe turabyungukiramo mu kubohora bino bice byahoze ari ibyacu, tunabiboneremo uburenganzira bwacu. Urumva ko nabo barabyungukiramo, kabone n'ubwo Amerika yabyungukiramo, ariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se Alliance Fleuve Congo nayo irabyungukiramo. Muri iki gihe rero situation ni win-win. Ndetse kurobaho mbona igikorwa cyo gushakisha indege ya sosiyete Trasep Aviation kirakomeje. Ati iyo ndege yaburiwe irengero kuwa gatanu mu mashyamba ya Walikale. Indege kambaze ngo yanditse ku izina nimero RN 410 ngo yari iri mu rugendo ruvuye Ibeni muri Kivu y'Amajyaruguru igikasongo mu ntara ya Maniema, ndetse ikaba yari itwaye imizigo yari igenewe ako karere ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko abandi nabonye batavuga nk'ibi, bavuga batari ko se ahubwo ko badashyiramo ko ishobora kuba yari itwaye ibikoresho bya gisirikare, ariko se nkibaza Beni yabibitwaye se. Biranashoboka, ariko nta kimenyetso kigaragara ko yari itwaye ibikoresho bya gisirikare, bo bavuga gusa ko ari indege. Yego. Muri Kongo rero ibyo bintu bikunze kuhaba. Nemera ko indege z'impanuka zibaho ku isi yose, zishobora kubaho indege ikaburirwa irengero ku mpamvu ziri natirere, sibyo? Cyangwa se ku mpamvu ziri tekinike. Ariko Kongo ni umwihariko kubera iki? Abategetsi ba Kongo nta kintu bitaho. Usanga indege nyinshi zarashaje, n'ikoranabuhanga ry'ibibuga by'indege ni rya kera rishaje, ku buryo indege rwose ishobora kugira icyo kibazo biturutse kuba ishaje cyangwa se ikoranabuhanga ry'ibibuga by'indege rishaje, kuko indege iri hejuru ibigomba kujyana communication naho yaturutse naho iri kwerekeza. Byose bituruka kuba abategetsi ba Kongo bisahurira aho kubaka ibikorwa remezo birimo n'ibibuga by'indege, bana updating amateknoloji yabo n'indege zishaje. Usiko ari abanyekongo bavaga Igoma bakaza gutegera indege i Kanombe hano i Kigali kugira bajye Kinshasa, kandi muri Goma naho hari ikibuga cy'indege, hari n'indege zijya Kinshasa, ariko bakavuga ati izi ndege rwose zo muri Kongo ntago twazizera, nubwo natwe turi abanyekongo, reka twiyambukire duce Rubavu tujye Kigali Kanombe ariho dufata indege tujyana Kinshasa. Icyo gihe Kinshasa yari itarahagarika Rwanda Air, kuko bo bazi ko u Rwanda ari igihugu kiri ku murongo, n'indege z'u Rwanda ubwo ziri ku murongo zimeze neza, n'ibibuga by'indege bimeze neza. Urumva ko n'abanyekongo ntago bagiraga icyizere izo ndege zo muri Goma bajya Kinshasa, ahubwo bakizira i Kigali. So byose rero bituruka, ubu nabonye ariko Tshisekedi ngafite projet yo kubaka kuvugurura aeroport cyangwa se ibibuga by'indege bigera hafi kuri 20. Ikibazo ni imishinga bavuga mu mpapuro kubishyira mu bikorwa, amafaranga yasohoka aho kugira ngo bayakoreshe ibyo bikorwa bakayashyira mu mifuko. Ndetse Gongwa urahazi? Gongwa ni Gongwa yego nayo ndabona yabayitombe. Gongwa nanjye nabonye yabayitombe, ubwo no kuvuga ngo umujyi wa Uvira uhuye n'akaga. Kuko bari kugaragaza ko ngo ino Gongwa iri hejuru ya Uvira kandebe. Gongwa agira ngo iri muri plateau ya Uvira. Ariko ni bya bice by'imisozi biri strategique ku mujyi wa Uvira. Yego. Gusa sindabona amakuru yisumbuye ko kuri iyo ngingo. Ubwo wenda nituva mu kiganiro ndaza kuyashakisha, ubwo tuzavuga mu kindi. Yego. Ndabona Gongwa yego ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yego ri muri Intuzi, muri ibi bice bya za Ntuzi bya za Uvira. Nabibonye ariko sindabibonaho amakuru yuzuye, kuko urumva ayo makuru asohotse twicaye muri studio. Ariko byagaragaraga ko kare gace ka Ngongwa kagombaga gufatwa, kuko barwanyi ba M23 natwe rwano bagaragaraga muri iyo misozi, bigatera n'ubwo abaturage bari mu ibyo bice. Buro bashobora kuba bamanutse rwose bakayifata, ariko ubwo urumva ko Uvira yabitangiye guhura n'ibibazo. Wa mugani n'abavuga ko Uvira ishobora gufatwa baba bafite ishingiro, kuko gufata imisozi miremire ya Minembwe usa nk'ushaka kugera Baraka na chefre ya Fizi, ariko ku rundi ruhande imisozi yo muri plateau ya Uvira nayo ugatangira kugenda uyifata, ejo ugafata ibindi gutyo. Waba uri gufata cya kindi wambwiye ngo ibice biri strategique bigamije gufata imwe mu mijyi y'ingenzi. Ariko kuri nabonye ubushize bakugisha impaka bande bati Claude ibyo uvuga ni ukuri, atari ko M23 gusubira muri uyu mujyi ati bishobora kuzahiteranya n'umunyamerika. Ariko se abantu bagisha impaka
buriya rero abantu nyine ariko njya mbyemera oya n'abakuru umva ikintu nemera nyine nemera ko iyo dutanga amakuru dutanga n'ubusesenguzi Yego. ntago wenda ubusesenguzi bwanjye cyangwa se ibyumviro byanjye ari ihame ko abantu bose babyumva hari n'ushobora kuza avuga ugutandukanye nuko mvuga cyangwa se bitandukanye nuko nge mbibona cyangwa se uko abyumva ntago abantu bose twanariza kimwe nta nubwo dufata ibintu kimwe ariko se reka nkubaze gasa yego ibimenyetso bifatika sinakweretse ko M23 yafata Sud Kivu igafata Bukavu igafata imisozi miremire y'iminembwe noneho Uvira ikayisiga kandi bakubwira ko Uvira ni munsi ngabantu bagipfa ni nko kuba uri mu inzu yawe mbona ifite ibyumba bitatu bakakubwira ngo wowe wemerewe kuba muri saro ariko ntiwemerewe kugera mu byumba kandi inzu ari yawe kandi inzu nimwe inzu ni yawe cyangwa se inzu irimo wenda urayikodeshe cyangwa se ni inzu urimo ufite ibikorwa uri kuhakorera ariko umuntu agushizeho amabwiriza ngo guma muri saro ntuzagere mu byumba ibyo bintu urumva bimekinga sense ikiriho kuri Uvira na Plaine habayeho gusubira inyuma kugira ngo hagire ibibazo bibanza gukemuka hariho n'ikibazo cy'u Burundi ariko igihe nikigera Uvira izongera ifatwe ariko nanone tukibuka ko wa mugani niba Plaine abarundi bongeye kwirundamo Amerika yaravuze iti umunsi M23 yongeye gufata Uvira hazaboneka indi mpamvu ituma Uvira yongera gufatwa none se uwo munyamerika katari gushira igitutu kuri mu 23 dore uri gufata imisozi miremire y'iminembwe uri no gusatira Baraka katari kubivuga Uvira impamvu basubiye inyuma twarabivuze Uburundi ngo ariko nukubera ikibazo cya politike na diplomasi ariko ndakubwiza ukuri igihe kizagera bayifate kuko we ntago waguma muri saro gusa utagera mu byumba kugira inzu byitwe kariya uyigenzura nuko ugomba kujya muri saro kubishaka ukajya no mu byumba ntago uzaguma muri saro gusa iyo nzu ntago uyigenzura yose ugusenzura saro ibyumba si ibyawe kandi nyamara saro n'ibyumba nibyo bigize inzu ubwo rero menya ngo niba Alliance Fleuve ko ifite gahunda yo gufata ibice bya Nord Kivu na Sud Kivu hari n'ibikomeza kugenda bigaragarira bira bice bishobora kuzahinduka leta yigenga ubwo bisaba ko izafata Sud Kivu na Nord Kivu mu buryo bwuzuye erega na za Walikale zizafatwa igihe kizagera zifatwe nubwa mbere subonye ingabo zifasha umujyi cyangwa uduce zigasubira inyuma wenda kubera ibiganiro ariko nyuma byakwanga zikazagaruka RPF nigeze kugera mu marembo ya Kigali ikongera igasabwa gusubira inyuma mu birometero byinshi cyane icyo gihe nakubwiye ko bamwe mu basirikare bato ntibabyumvaga ariko abayobozi barababwira ati hari impamvu kuko Habyarimana yari mu biganiro na RPF barababwira ati rero mufashe ibice mugeze mu marembo ya Kigali Habyarimana yari yemeye kubaha ibiganiro no kuganira kugira ngo munavange iki byose musubira inyuma ntibasubiye inyuma ariko se byabujije ko RPF igaruka igafata Kigali ikabohora u Rwanda ikanahagarika jenoside yego Uvira rero nayo muitegereza igihe cyayo kizagera rwose izafatwa ariko nanone ikaba menace ku Burundi menace ku Burundi se Uvira iri mu Burundi uretse gato ko wenda kubaza Uvira iri ku Burundi none se niwumvise amakuru ni nansoreza kuri ino discussion niwumvise amakuru avuga ko umunsi uri na Uvira yafashwe sibyo umugabo witwa Ndayishimiye yahamagaye Amerika ati nyaboneka ni mu ntabara ati nyeshyamba ziri hafi yanjye yayihamagaye bwa mbere ariko ubwa kabiri ntago azayihamagara ngo Amerika yitabe telefone kandi ibintu ndabikubwira nk'umuntu ubizi wenda utarakomeza yahamagaye bwa mbere we na Tshisekedi urabyemera ko byabayeho ati rwose ariko Amerika nayo ifite uko ikora ibyayo iyo telefone rero Trump yarayakiye ariko ubwa kabiri ntago Amerika izitaba iyo telefone kandi uzabibona neza cyane byo kuvuga ngo ntizafata okay yabaye havuye kugera wenda icyo kibazo cy'u Burundi kireba uko kigwaho ariko ntago Burundi buzahora bwitwaza Uvira kuko Uvira ntago iri ku butaka bw'u Burundi sibyo ndabyemera ariko bakakubwira ko none se uko ufite Kamanyura ntikora ku Burundi yego none se na Uvira rero igihe kizagera ifatwe ibyo abarundi bavuga ngo ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya bayisubiza agaciro kayo yahoranye zaba iza Kia,
Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.